satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye ashaka kunyihebesha byanumira mw'ijuru ndeba neza umukiza dushimiye Imana kubw'uyu munsi, dushimiye Imana ko iduhaye umwanya mwiza muri uyu mugoroba kugira ngo duterane, ariko kandi ndabizi ko abantu benshi bafite amashimwe. Ndabasaba imbabazi, nakira umuntu umwe yambwiye ngo agiye kubaka none namubonye, reka nsabe Cakwere kugira ngo ahaguruke aramutse iteraniro, kandi mumfashe twese dushimira Imana hamwe nawe. Haguruke aho uri, Imana ishimwe kandi Imana iguhe umugisha. Gituma mbivuze nuko yambwiye yagiye kubaka, none nkaba mubonye hano, urumva nawe ninamenye ibyawe nzakubwira, ariko kandi turifatikanije kugushima Imana twese. Reka rero dusenga Imana. Mana yacu, turagusaba ngo bane natwe muri uyu mwanya, ndisengera muri iri jambo kugira ngo ngire umuyoboro w'ijambo ryawe, kandi udufashe twese abateraniye hano kugira ngo twumve icyo ijambo ryawe ritubwira kuri uyu mugoroba, icyo dushakaho. Bana natwe, ndetse turasaba kugira ngo umwuka wawe adushoboze kugira ngo twumve icyo ushaka. Turabigusabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Muri gahunda ihari kandi tegura inyigisho zacu nk'uko dusanzwe tubikora, uyu munsi hariho ijambo rivuga ngo gukura mu kwizera. Gukura mu kwizera, kandi ukwizera igihe cyose umukristo akwiriye kuba agufite, ariko cyane cyane mu gihe cy'ibibazo, mu gihe wahuye n'ibibazo, igihe hariho ibigoranye, icyo gihe cyose ukwiriye kuba ufite kwizera kugira ngo kugufashe ushobore kurengana, cyangwa uko kwizera kugufashe kugushoboze aho uri. Ari ukwizera
Bibiliya ivuga kwizera ugiye gutandukana, ariho kwizera gushingiye ku byo tubona, ku byo twumva, ku byo dukoraho. Uko kwizera nta bitangaza gukora, kuko umuntu ashobora kukwereka uko icyo ugakora ku kintu ukakimenya. Umuntu ashobora kuvuga ijwi ukaryumva, ariko hariho ukundi kwizera nako gushingiye ku ijambo ry'Imana, niko kureba ibitaboneka, kandi uko niko gukora ibitangaza. Kandi uko kwizera gusaba umuntu wese w'umukristo ngo aba gufite, ni ukumenya ijambo ry'Imana, ukamenya ijambo ry'Imana icyo risaba, ukamenya icyo rikubwira, hanyuma ukabyumva ukabyizera, noneho nawe ukabisaba. Tubivuge, umuntu ashobora kuvuga ati ndabizi ko Yesu akiza indwara, kandi hari abo Yesu yakijije indwara. Hari umuntu ushobora gutanga ubuhamya icyo Yesu yamukoreye, ariko kandi nawe ukavuga uti ko Yesu akiza indwara. Yesu yaje ari umukiza, kandi akiza indwara, agakiza n'imitima. None nkaba ndwaye, uyu munsi nanje ndizera kuko Yesu akiza. Ushingiye ku ijambo ry'Imana, ushingiye ku bitangaza Yesu yakoze, ushingiye ku majambo Yesu yagiye avuga ari muri Bibiliya. Ko kwizera rero kurakomeye, kandi niko gusingira ibitaboneka kukabigira ibiboneka, kandi hakaba ibitangaza. Ibyiringiro ni ijambo risa n'ibyo, ariko kandi ritwigisha kwihangana no gutegereza. Ni ijambo ryiza, ariko kandi bavuga ngo nta maboko ibyiringiro bigira. Amaboko agira ukwizera. Kwizera niko gusingira ibintu biri kure, kandi ukabyigiza hafi. Iyo rero ufite ibyiringiro, urategereza ko Yesu azaza, uko ni ukuri. Urihangana ugategereza ko Yesu azaza, uko ni ukuri. Ariko kandi iyo tuvuze ukwizera gutandukanye n'ibyiringiro, utwigisha kwihangana, gutegereza. Ariko kandi urebye icyo tuvuga uyu munsi, kugira ngo ugukura kube muri wewe, ukura mu kwizera, kandi uko kwizera gukomere muri wewe, nuko kuja muri uwo mwanya wako. Hari ibintu by'ibanze umuntu ashobora kwibaza nk'umukristo: kumenya ko wababariwe ibyaha byawe bigatwikirwa, kumenya ko uri umwana w'Imana, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo abamwizeye bose yabahaye kuba abana b'Imana, muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 12. Kumenya ko turindwa n'imbaraga z'Imana. Petero aravuga ngo mwakijijwe kubw'ubuntu no kwizera, ibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Kwizera guheshwa no kumva kuzanwa n'ijambo ry'Imana. Abaroma igice cya 10 umurongo wa 1. Abantu benshi ntibemera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza wabo, kubera kwanga inshingano n'icyo bigusaba n'imyemerere y'ubuzima bwa Kristo. Byerekana iki? Nuko umukristo iyo ageze ahantu ijambo ry'Imana rimusaba kwitanga n'icyo akora, yumva agiye mu zindi nshingano, ariko akanga rero gukura. Ni nko kwanga gukura mu kwizera, nk'uko duha tubivuga. Ariko kandi iri jambo naryo riratwereka ko ubuzima bwa Kristo ntabwo ari ukwiyorohereza, ntabwo ari ukukora ibintu ku buryo byoroshe. Oya, urebye mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 15 umurongo wa 20, tuhasanga umugore w'umunyamahangakazi yaje kuri Yesu, hanyuma aramubwira, aramutakira cyane, aravuga ngo mwami mwene Dawidi mbabarira, umukobwa wanje atewe n'amadayimoni cyane. Hanyuma abigishwa ba Yesu baramwinginga bati musezerere kuko adutakira inyuma. Ariko Yesu nawe aravuga ngo sinatumiwe abandi ngeretse intama zazimiye zo mu muryango wa Isirayeli. Hanyuma nawe araza aramupfukamira, aramubwira ati
mwami ntabara. Yesu aramusubiza ati si byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo ubijugunyire imbwa. Nawe ati ni koko mwami, ariko imbwa nazo zirya ubuvungukira bugwa buvuye ku meza ya ba nyirazo. Maze Yesu aramusubiza ati mugore, kwizera kwawe ni kwinshi, bikubere nk'uko ushaka. Uwo mukobwa arakira. Mukurikiranye ayo majambo mugasoma ico gice, murasangamo amajambo akomeye cyane. Kandi byerekana iki? Byerekana ko kwizera ari ikintu gikomeye, bigusaba imbaraga. Harimo amajambo y'urucandege, harimo amajambo akomeye Yesu yabwiraga uyu mugore. Kandi byari bizwi ko ubutumwa bwiza ari ubw'abayuda gusa, ariko uyu mugore yari umunyamahanga. Noneho amaze kuba umunyamahanga, abari uvuganira na Yesu aramwibwirira, arataka cyane, aramwumvisha amajambo yamubwiye ati n'imbwa nazo zirya ubuvungukira buvuye ku meza ya ba nyirazo. Ariko Yesu ngo abyumve, aravuga ati wa mugore, kwizera kwawe ndumva ari kwishi, genda bikubera uko ushaka. Yesu ashimwe cyane. Byerekana iki? Byerekana ko kwizera atari ikintu gusa cyoroshe. Kwizera bigusaba imbaraga, kwizera bigusaba ikiguzi. Gukura mu kwizera hari ico bigusaba. Kwizera si ukwiyorosha mu buzima ngo wumve kuko ari ahantu wiyorohereza. Hari ico bigusaba, hari imbaraga bigusaba mu buzima, hari ico bikwaka, hari ico bikubuza. Gukura mu kwizera ni urufatiro dufata, ariko turuhawe n'ijambo ry'Imana. Kumenya ko iby'Imana yavuze ukabitandukanya n'ibyo abantu bavuze. Hari abantu bavuga ati abantu bakomeye bavuze gutya, naka yigeze kuvuga amajambo akomeye angana gutya, ariko iby'Imana ubitandukanya n'ibyo abantu bavuga. Ikindi, gusobanukirwa neza imyemerere yawe n'uwaguhamagaye uwo ari we. Hari igihe tugera mu buzima tukagera mu bintu bitugoye, ugatangira kwishakisha mu mutwe, ukashaka mu bwenge bwawe ukabibura. Ariko iyo uzi uwaguhamagaye, urwo rugendo urarusoza. Kwemera ko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ari ukuri kandi ariko gakiza. Uyu munsi tuzi ko Yesu Kristo ari we waje, ari we waducunguye, tuzi ko ari umwami wacu. Iyo duterana gutya tuba tuzi neza kuko Yesu Kristo aje kuducungura. Iyo rero twabimenye, tumenya ko Yesu ari umukiza. Ibyo tumubwira byose tumufata nk'umukiza, tumufata nk'umwami wacu. Irindi jambo, kwemera kuyoborwa na Bibiliya n'ijambo ry'Imana udakekeranye. Hari ibyo tumenya, hari n'ibyo dukurikiza, ariko cyane cyane tukavuga ngo naka yarabikoze. Oya, ukekeranya iyo kwaje mu buzima bwawe ntabwo ushobora gutera imbere. Ukekeranya ntabwo ari inzira nyakuri cyangwa ihura no kwizera. Iyo umuntu yagize gukekeranya, kwizera kuba kwagabanutse. Ariko kandi nukumenya ko Imana, ntabwo Imana idusaba ibidashoboka, ariko Imana idusaba ibishoboka. Kandi ibidashobokera umwana w'umuntu bishobokera Imana. Rero iyo twemera kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, tukayoborwa n'umwuka w'Imana, ntabwo tutagira kwizera, tugera mu kwizera nyakuri. Gukura mu kwizera bijanye n'ibyemezo dufata. Kwizera ni inzira ducamwo kugira ngo dushikire ubuntu bw'Imana. Ni ukuboko kwakira impano y'urukundo rw'Imana. Kutamenya ubuntu Imana yatugiriye, kutamenya uru rukundo Yesu Kristo yatweretse kugira ngo turwakire, nta kindi urwakiriza ni uko kwizera. Ni ukuboko gusingira ibintu bitaboneka kibiboneka, ukareba kure ibyo urebesha biguteye ubwoba n'ibindi, ukumva ko kwizera kuguhamirije ko ibi bizashira, ariko hari ibindi bihe cyangwa ibyo usaba Imana ishobora kubiguhereza. Ni ukumenya udashidikanya ko ibyo wizeye ari ukuri. Hari abantu bagera ahantu mu buzima kavuga ati ariko ibi nagiyemwo ni ukuri, ugatangira kwiburanya no kwibaza. Iyo umwijima wabaye, iyo wageze ahantu wumva ko bikugoye, tangira kwibaza
kavuga ati se ibi rwose ni ukuri. Iyo rero uko gushidikanya kuri muri wewe, icyambere nuko nari mvuze ni gukura mu kwizera bijana n'ibyemezo dufata. Umunsi wafashe icyemezo ukavuga ati njyewe ngiye gusenga, hari usubiye no mu buzima bwawe busanzwe, hari ukuntu wabonye Imana, hari ukuntu Imana yakwiyeretse, hari ukuntu Imana yaguhamagaye, ariko wa mwijima yuje rimwe na rimwe uribaza ati se ibi nagiyemo ni ukuri? Ugirirwa amahirwe nuko wibuka imirimo myiza Imana yagukoreye, ukibuka Imana yagukuye, ukibuka ibitangaza by'Imana. Hanyuma nukubona ibitariho nk'ibiriho bigatuma uyizera, kumenya ibyo utazi byose ko ubizi mu kwizera. Iyo tuvuga Imana tukavuga umwami Yesu tukavuga ibitangaza, abantu benshi barabyumva kuko bitaramubaho, akavuga ati uko ni ukuri. Iyo abantu batanga ubuhamya hano bakavuga ibyo Imana yabakoreye, baravuga ati uko ni ukuri. Ariko iri jambo ni ukugira ngo tubyizere kuko twizeye Imana, twamenye Imana, twizere ko n'ibikorwa nabyo ari ibitangaza by'Imana. Hanyuma Billy Graham yaravuze ngo kwizera gufite amaboko, gufite amaso kandi gufite amaguru. Yakobo nawe arandika aravuga ngo gufite n'imirimo, gukora imirimo. Arangera aravuga ati kwizera kutagira imirimo ni imfabusa, kuba gupfuye. Kwizera ni urufatiro rukomeye rw'imyemerere yacu. Iyo tuvuga ubuhamya, tukavuga uko twamenye Imana, tukavuga ibyo twemera, ukwizera kwacu aho gushingiye, aha rero ni rwo rufatiro, nico gituma dutera imbere, nico gituma dukura mu kwizera. Kwizera gutuma uhimbaza Imana no mu bihe bidakwiye, no muri bya bihe bigoye, no muri ncagihe cy'umwijima mu buzima bwawe, kumva ko kwizera kuzamuka muri wewe ugahimbaza Imana. Hanyuma urugendo rwo kwizera rufite intambamyi, rufite imbogamizi, rufite ibintu byinshi bizotuma umuntu abigeramwo ukabyibazaho. Ariko icyo mbamenyesha nuko Yesu yaranesheje kandi natwe tuzanesha. Inzira yo gukurikira Yesu ntabwo yoroshe. Urebye iri jambo twasomewe, iki gice cya Yosefu na bene se, mugakurikirana ubuzima mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 45 umurongo wa mbere ukageza ku murongo wa 15, harimo ubuzima Yosefu ari kumwe na bene se, bari kumwe, baragendanye, ariko kandi ibihe yaciyemwo, ubuzima yagiyemwo, ntabwo bari bazi ko bazongera kubonana. Ariko kandi bagiye kubwira se, bamubwira amakuru kuko yapfuye atakiriho. Igitangaza cyabaye nuko aho yagiye Imana yaramuzamuye, Imana ibana nawe, barongera barabonana. Mwumvise ijambo yavuze hano ku murongo wa 6, avuga ati si mwebwe, ntabwo ari mwebwe mwakoze ibyo, yari inzira y'Imana. Hari ahantu Imana ducisha titubyumva, ariko Imana, muri kumwe n'Imana, warakiranukiye Imana, icyo Imana igushakaho, uko abantu botekereza kuri wewe kose, ibyo bogukorera byose, impamvu zindi zose, Imana izasohoza umugambi wayo. Ariko kandi narimvuze nti kwizera umuntu agusangamo ibintu bigoye, harimo gucishwa bugufi, gusuzugurwa, harimo gucika intege, harimo ibigeragezo, harimo guhagarika umutima, kandi no guceceka kw'Imana. Umuntu ashobora kwibaza ati se Yosefu cyagihe bamugurishaga, cyagihe yagendaga akaja muri Egiputa, Imana yarihe? Kubera iki Imana yacecetse? Kubera iki Imana itagize icyo ikora ngo ikore ibitangaza? Ariko hari igihe Imana iceceka. Dawudi yarashatse Imana ngo ayishakire inyuma, ayishakire imbere, ayishakira mu kuboko k'uburyo n'ubumoso, baravuga ati se Imana uri hehe? Yagiye kurwana intambara, agenda atabashije Imana, yaramenyereje kubaza Imana, akavuga ati ndagenda ngora iki? Abona uko agiye kose aranesha, ariko hanyuma ngo agenda atabajije Imana icyo ari bukore, Imana iramureka
kandi aratsindwa, arakubitwa, arababara. Agarutse Bibiliya izivuga ngo mu gitabo cya Samweli yashatse Imana amezi 18, ashaka Imana arayibura arayibura, arayishakisha, Imana iraceceka. Hari igihe Imana iceceka mu buzima bwacu, hanyuma tugahagurukana ibibazo tuvuga ngo Mana, ukubera iki? Kubera iki njyewe? Kubera iki? Ni kubera iki bibimbayeho? Ariko uza gukira no kwegera Imana, azavuga ngo Mana, ibi nabicamwo gute? Waniyeretse, waganirije, wanyeretse icyo nokora. Mu Gifaransa bazavuga ngo pourquoi. Iyo uvuga gutyo uba ushaka kwigiza Imana nko kuvuga ati ugiye kuburana n'Imana. Ariko Yobu yaburanye n'Imana ariko aratsinda. Imana yamubajije ibibazo 60 ariko nta na kimwe yashubije. Natwe dufite ibyo dushira imbere biza muri ubwo bwenge bwacu nuko tubayeho, ariko ntabwo twatsinda Imana. Uza Imana ariyorosha akavuga ngo Mana, ibi nabicamwo gute? Ni iyihe nzira naca? Hanyuma hariho kwangwa, hariho gutabwa, hariho ubwoba no gushidikanya. Kandi Yosefu umurebye ubuzima bwiwe yabaye intwari. Nawe nibwo butwari ngwifuriza. Sinzi ibihe wayicamwo, sinzi uko ubayeho, sinzi ubuzima urimo, ariko ndakwifuriza ngo wegere Imana, ubaze Imana ngo Mana, ibi nabikora gute? Wampaye ubwenge muri kino gihe, wampishuriye icyo ndi bukore. Hanyuma ubuzima bwo gukura no kwizera bisaba kwitanga. Harimo kwitanga, sacrifice. Umuntu aritanga. Abantu benshi bafite ubushobozi cyangwa se bakomeye, bafite n'ibyubahiro ndetse n'ubwenge, babuze ikintu gikenewe mu buzima: kutamenya Yesu nk'umwami wabo. Natwe icyo twifuza no kugira ngo nubwo twahura n'ibi byose tuvuze bituma ukwizera kwacu kudakura, birengane, kandi nubirengana uragera mu kwizera. Hari amajambo makeya twosangira kugira ngo tuvugane hejuru yo kwizera. Hari ibipimo umuntu ashobora kwipimamwo. Kwemera kubaho uyoborwa no kwizera. Paulo yaranditse mu rwandiko rw'Abakorinto igice cya 5:7, aravuga ngo tuyoborwa n'ibyo tureba. Ntituyoborwa n'ibyo tureba, ariko tuyoborwa no kwizera. Hari ibintu tureba tukamenya uburyo twabicamwo, ariko kwizera iyo kubonetse kukwereka ibiri kure. Noneho uko kwizera akaba ariko kukuyobora. Ushobora kureba ibintu biri hafi, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo ukwizera niko kutuyobora. Ntabwo tuyoborwa n'ibyo tureba. Hari ibyo tureba bidutera ubwoba, bituma dushidikanya, ariko kandi iyo ukwizera kuri mu mutima wawe, iyo kwakuze, niko kukuyobora. Paulo arongera avuga ati mugende nk'abizeye, tugende nk'abantu bizeye. Umuntu wizeye agenda ate? Afite uko agenda gutandukanye n'abandi, kuko afite assurance mu mutima, arumva muri watekanye. Mu Rwanda intambara zose nk'indwari zo kwizera. Iryo jambo musanga mu Baheburayo: mukomerere mu kwizera, mukore byose mu kwizera, musenge mu kwizera, imirimo yanyu yose muyerekane mu kwizera. Ubuzima bwacu tubukore turi mu kwizera, nguko gukura. Ariko kandi gukura hariho ukuntu mu Gifaransa bavuga ngo kwactiva. Hariho ukuntu ushobora gukoresha ukamenya ngo ese kwizera kwanje kumeze gute. Kwizera ndi guhanuka, ariko kwizera gufite aho gufatiye kuko twabyumvisha. Ariko kandi nawe wenyine ushobora kureba ukavuga ati se kubaho kwanje cyangwe mbayeho nte. Ijambo rya mbere urareba ukegera abandi bantu bazi kwizera, bavugwaho kwizera, bamenye ukwizera. Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere usomye ikatubwira ngo ntimwicarane n'abakobanyi, kwicarana n'abantu babi, abantu batizera. Ariko nimba ukeneye kwizera, icarana n'umuntu uzi ko yamenye kwizera. Ikindi nacyo
kwiga gukoresha kwizera kwawe, hanyuma ukareba ibyo ukora, ibyifuzo byawe, hanyuma ukareba ijambo ry'Imana ukizerera muri iryo jambo, hanyuma ugashyira ukwizera kwawe mu birimo, ukagushyira mu bikorwa, ukareba ibyo ari byo icyo gutanga. Iyo wizeye ijambo ukemera ko rwose iryo jambo ari iryawe, nawe uzana ukwizera, urakumanura ukagushyitsa mu mutima wawe, ukavuga ngo ibi naje nzabibona kuko naje ndi umwana w'Imana. Nimba nta kigutandukanya n'Imana, nta kikwagiriza hagati yawe n'Imana, wizere kandi ukwizera kwawe nawe ugukoreshe. Ijambo rigira gatatu, kugaburira ukwizera kwawe, ugasoma ijambo ry'Imana, kumva ubuhamya bw'abandi. Hari abantu bagira ngo kwizera gushobora kumanuka gusa, oya, ariko kwizera urakurema muri wewe, ugasoma ijambo ry'Imana, kumva ubuhamya bw'abandi bantu. Ijambo rya kane, kumenya isoko yawe yo kwizera iva he, ni ku Mana. Iyo ufite isoko yawe niho hadudubiza, niho havamwo uko kwizera. Ariko kuva hehe? Ku Mana. Imana niyo soko yawe kwizera kwacu. Iyo kwizera kwawe gushingiye ku Mana, urarema, nta kigutera ubwoba. Nicyo gituma rero natwe nk'abantu b'Imana bakeneye kwizera, bakeneye gukura, bakeneye kumenya ibyo bizera. Hari ibyo twipimaho, ugapima ukwizera kwawe. Reka dusenga Imana. Mana, turagushimiye ko wemeye kuri uyu mugoroba tukabana nawe, ukaduhishurira ijambo ryo kwizera. Dukeneye ukwizera mu mitima yacu, mu buzima bwacu, mu kubaho kwacu. Ibitugora urabizi, ariko kandi Mwami dusaba amaso yo kwizera, amaboko yo kwizera, Mwami, kugira ngo tukubone, natwe twinjire muri uko kwizera nk'uko ijambo ryawe ritubwiye, tukwakire kuba kwacu. Turabigusabye ku bwa Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Imana ishimwe. Reka dusange Imana idufashe kugira ngo duhishurirwe kandi idukuze mu kwizera. Ntitubikenera muri iyi minsi, dukeneye kwizera. Duhagurutse dufatanye kwatura ibyo twemera dukoresheje amagambo yo kwemera kw'intumwa. Nemeye Imana Data wa twese ushobora byose, nemeye Imana Data wa twese ushobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi, nemeye na Yesu Kristo umwana we w'ikinege, umwami wacu, wabyawe n'umwari Mariya, kandi w'inda yasamye yari umwuka wera, yababajwe ubwo Pontiyo Pilato yari umutegetsi, abambwa ku musaraba, arapfa, arahambwa, amanuka ikuzimu mu bapfuye, azuka ku munsi wa gatatu, ajya mu ijuru, none ubu yicaye iburyo bw'Imana Data wa twese ushobora byose, niho azaba aje gucira abakiriho n'abapfuye urubanza. Kandi nemeye umwuka wera, nemeye ko hariho itorero ryera Katolika ry'Abakristo bose, n'ubumwe bw'abera, no kubabarirwa ibyaha, no kuzuka k'umubiri, n'ubugingo budashira. Amen. Abaririmbyi bagiye kudufasha, baze hano imbere, abadufashaga n'ubundi baradufasha mu kuririmba mu gihe turimo gutanga amaturo. Hanyuma turabasaba ko ababishoboye mukoresha kode bagiye kudushyirira kuri screen, keretse ku muntu utabishoboye gusa niwe uza mu giseke. Ariko niba uza mu giseke ubanza urebe ko imbere yawe hatari umuntu, muhana intera irenga metero 2. Nubona hari undi wagutanze, uhagarara aho uri mutegereze. Birumvikanye? Yego. Turaba twicaye. Abaririmbyi bonyine aribo baza hano.
amfitiye byinshi mu kiganza ciwe, harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Amfitiye byinshi mu kiganza ciwe, harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Amfitiye byinshi mu kiganza ciwe, harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Imbabazi ze n'urukundo rwe nibyo bituma tudashiraho. Nzategereza nizeye icyo yambwiye kizasohora. Imbabazi ze n'urukundo rwe nibyo bituma tudashiraho. Nzategereza nizeye icyo yavuze kizasohora. Kuko imigambi kuri myiza, kuko imigambi yari kuri myiza. Nzakomeza nkwizera kuko utabesha. Nzakomeza nkwizera kuko utayobya. Nzakomeza nkwizera kuko utayobya. murakoze cyane. Reka duhuze umutima dusenge. Mwami Imana yacu, tugushimiye cyane ibyo udutungisha. Ntacyo dufite tutahawe nawe. Muri byinshi waduhaye dukozemo amaturo y'icyacumi, amaturo y'umutima ukunze, amaturo y'amashimwe tuzana mu nzu yawe Mana. Bakoresheje uburyo butandukanye, abakoresheje kode, abakoresheje igiseke. Tubasabiye umugisha. Dusabye umugisha ku mirimo yabo Mana, kandi turayasengeye aya maturo